Reka tuguhe ikaze kandi tugushimire wowe udukunda udukurikira umunsi ku munsi. Dutangiye dutya tukubwira ngo habwa umugisha n'Imana, ariko kandi dufite n'amashimwe menshi. Nyemerera ndirimba akaririmbo gato cyane ko gushimira Imana. Tubanze dushimira Imana. DJ nadushyiriremo twumve ako karirimbo, hanyuma niturangiza tuganirire namwe ijambo ry'Imana. Tunabashimira mwese abakunzi ba Igerezo TV. Yesu nabaho umugisha. N'indirimbo yo gushimira Imana. Haleluya, 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 haleluya. Warakoze Yesu, warakoze Mwami, warakoze. Waraturize uturinda umujinya wa Satani, uturindira muri iyi si ishaje, uraturinda ntitwapfa. Ayiwe inzitane n'ibibazo byo mu isi, wagaragaje ukunesha kwawe, uraturinda ntitwapfa. Imana ishimwe. Wagaragaje ukunesha kwawe, Mwami we, uraturinda ntitwapfa. Ishimwe, ishimwe ni iryawe, ishimwe ni iryawe, ishimwe ni iryawe Yesu. Haleluya. Ishimwe ni iryawe, ishimwe ni iryawe Imana. Ishimwe, ishimwe ni iryawe Yesu. Imana ihimbazwe. DJ rekeraho ngaho, rekeraho. Twe turi gushimira Imana, duhimbaza Imana ko Imana yabanye natwe. Bakunzi bacu rero, turi gushimira Imana yabanye natwe guhera mu kwezi kwa mbere 2024, ndetse si uwo mwaka gusa, hari n'indi myaka igiye itambuka. Ubaze igihe umaze kuri iyi si, wasanga Imana yarabanye natwe. We wa Isirayeli nahimbazwe. Ndagushimira rero wowe wabanye natwe kuva uyu mwaka watangira. Maze igihe ntari gukora kubera impamvu zitandukanye, harimo impamvu z'uburwayi, harimo impamvu z'ubuzima bugiye butandukanye, ariko ndashimira Imana yuko umwaka ugiye gusoza. Harabura amasaha abura kugira ngo umunsi urangire twinjire 2025. Ndabizi neza ko ibitaremeye cya gihe birashoboka ko bizakwemera 2025. Ntiwigirire nabi, ntabwo ubuzima bwawe bwarangiye. Kandi reka nkubwire, nta kutagize. Buriya waragerageje, nubona warakoze bikanga, haracyari amahirwe ko 2025 uzakwemera. Ibyiringiro by'abera twebwe ntitunayahanze ku bintu by'ubuzima bw'iyi si. Twizeye ko Kristo wacu ubwo azerekanwa natwe tuzerekanwa we, kandi tukajya mu bwami. Numva aricyo gikuru, kuko iby'iyi si byo ni byiza wenda ko tubishakisha, ariko kandi tukanahanga cyane amaso. Niko Pawulo yandikiye Abakolosayi igice cya 3, arabwira ngo nimba mwarapfanye na Kristo mukazukana nawe, ngo mujye muhanga amaso ku biri mu ijuru. Iri jambo ni ijambo rikomeye, ririmo ubwenge. Ushobora gutekereza ukavuga ati nimba ari guhanga amaso ibyo mu ijuru, ibyo mu isi tubyihorere. Oya, ibyo mu isi nabyo turabikeneye, kuko ni isezerano Imana yaduhaye rivuga ngo mukiri mu isi muzakubirwa inshuro 100. Imana ibiduhe, kandi ni ngombwa ko tubibona, cyane ko ari byo bidutunga. Ariko kandi twe guhanga cyane amaso ku by'isi, nimba turi mu rugendo rujya mu ijuru, ahubwo dukumbure ubwami. Nari mvuze ngo ndashimira Imana rero, yagiye ibana natwe, yaturinze impfu zitandukanye. Nawe yarakurinze aho twari turi hagiye hatandukanye, mu buzima bwacu bwa buri munsi, mu miruho yacu turuha yo gushakisha ubwo buzima bwo muri iyi si. Tugenda duhura n'ibigeragezo mu buryo bumwe cyangwa ubundi, ariko mfashe umwanya kugira ngo nshimire wowe wakoze subscribe, share, comment na like kuri Igerezo TV, ndetse wowe ukunda ijambo ry'Imana. Imana ikumere umugisha, Imana ikurebe neza, ntukabure umugisha w'Imana. Munkundire mbaganirize. Ndabizi neza ko twamaze gushimira Imana mu ndirimbo, kandi burya ngo iyo umuntu aririmbye abasenze 7, ntabwo ngiye gutangiriza amasengesho, ahubwo turaza gusoza dusenga. Mu nkundire
dufatikanye dusome ijambo ry'Imana Imana ishyize ku mutima, rifite insanganyamatsiko cyangwa se teme ivuga ngo Imana itwongeye izindi mbabazi. Imana itwongeye izindi mbabazi. 2025 ni umwaka w'imbabazi z'Uwiteka, kandi nanone ni n'umwaka Imana igiye kugiriramo neza abayo. Ni umwaka Imana kandi ije gukora ibyo abana b'abantu bananiwe gukora. Nkundira dusome ijambo ry'Imana tubashe kubyumva twifashishije Bibiliya. Ndabizi neza ko muri bunyumve. Dusome ijambo ry'Imana dusanga aha muri Yeremiya igice cyaho cya 13 umurongo waho wa 6. Aranditse ngo Yeremiya 13:6 aravuze ngo hashize iminsi myinshi Uwiteka arambwira ati haguruka ujye ku ruzi Ufurate uhakure wa mushumi nagutegetse kuhahisha. Nuko njya kuri Ufurate ndacukura nkura uwo mushumi aho nari narawuhishe, ndembye sanga umushumi warononekaye ari ntacyo kimaze. Ijambo ry'Uwiteka rinzaho riti Uwiteka avuze atya ati uku niko nzangiza ubwibone bwa Yuda n'ubwibone bwo kwishongora bw'i Yerusalemu. Ubu bwoko bubi banga kumvira amagambo yanjye, bakayobywa n'imitima yabo inangiye, bikurikirira izindi mana bakazikorera kandi bakazisenga. Bazamera nk'uwo mushumi utagira icyo umara. Ariko erega nk'uko umushumi ufata mu rukenyerero rw'umuntu, niko nikomejeho inzu ya Isirayeli yose n'inzu ya Yuda yose, niko Uwiteka avuga, kugira ngo bambere ubwoko n'izina ry'ishimwe n'icyubahiro, ariko ntibarakanyumvira. Imana itutabare. Nuko uzababwira uti iri jambo uti uku niko Uwiteka Imana ya Isirayeli ivuga iti igicuma cyose kizuzuzwa vino. Nabo bazakubwira bati mbese tuyobewe ko igicuma cyose kizuzuzwa vino? Nawe uzabasubiza uti uku niko Uwiteka avuga ati dore abatuye muri iki gihugu bose, ndetse n'abami bicaye ku ntebe ya Dawidi, n'abatambyi n'abahanuzi n'abatuye Yerusalemu bose, ngiye kubuzuzamo isindwe, kandi nzabatera kuvurungana, ndetse abana nabo na ba se. Niko Uwiteka avuga. Sinzabababarira, sinzagira abo ndeka, sinzabagirira imbabazi zambuza kubarimbura. Dusome ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Luka igice cya 13 umurongo wa 6. Kandi abaciriye umugani ati hariho umuntu wateye umutini mu ruzabibu rwe, bukeye araza ushakaho imbuto arazibura. Abwira umuhinzi ati dore none uyu ni umwaka wa 3 nza gushaka imbuto kuri umuzabibu sinzibone. Uwuce urakomeza kuwunyunyuriza iki umutaka? Nawe aramusubiza ati databuja, uwureke uyu mwaka nawo nkuhingire nkufumbire, ahari wakwera imbuto, icyakora nutera uzawuce. Munyemerere nsoreze muri iri jambo riri muri Nehemiya, kugira ngo twumve icyo Imana ivuganye n'abantu b'Imana. Nehemiya igice cyaho cy'9 umurongo waho wa 15. Haranditse ngo bashonje baha ibyo kurya bivuye mu ijuru, bagize inyota bakurira amazi mu rutare, tegeka ko bajya mu gihugu barahiye kuzakibaha ngo bagihindure. Ariko abona basokuruza barayibona baragoma, banga kukumvira, kandi ntibibuka ibitangaza wakoreye muri bo, ahubwo bagamika amajosi baragoma, bishakira umutware wo kubasubiza mu buretwa bahozemo. Ariko wowe uri Imana
yakereye kubabarira, igira ibambe imbabazi n'ibambe, itinda kurakara, ifite kugira neza kwinshi, ntiwabataye. Kandi nubwo biremeraga igishushanyo cy'inyana kiyagijwe, bakavuga bati niyo mana yawe yagukuye muri Egiputa, bagakora ibirakaza bikabije, ariko wowe kubw'imbabazi zawe zitari zimwe ntiwabataye mu butayu. Inkingi y'igicu yo kubayobora ku manywa ntiyabavaga imbere, cyangwa inkingi y'umuriro yo kubamurikira nijoro ikababera inzira bakwiriye kunyuramo. Kandi watanze umwuka wawe mwiza wo kubigisha, ntiwabimye manu yo kurya, kandi bagize inyota ubaha amazi. Nuko ubatungira mu butayu imyaka 40, ntibagira icyo bakena, imyambaro yabo ntiyasazaga, y'ibirenge byabo ntibyabyimbaga. Imana ishimwe. Nkundira nkubwire ko Imana igize izindi mbabazi. Aya ni amagambo dusomye, kuyumva bisaba ko uba uri mu mwuka, ariko kandi biranoroshye ku muntu ukunda Imana. Ni amagambo menshi ariko kandi atagize icyo atwaye, cyane ko kubera ubukene abantu bafite bwo mu buryo bw'umwuka, abantu ntibagikunda gusoma ijambo ry'Imana. Ariko uko byagenda kose umuntu ategetswe kurya kandi akijuta. Nimvuga kurya ni ukurya umutsima utera imbaraga, ryo jambo ry'Imana. Uba ukwiye kurya neza, ukumva ijambo ry'Imana ukaryuza, kandi ukanyurwa naryo, cyane ko ari ryo ritwambika imbaraga. Tukiri muri iyi si, ijambo ry'Imana ni umumaro cyane, rifite umumaro cyane. Nta handi wabona inkomezi uretse ijambo ry'Imana, niryo ridukomeza. Rero ku mbabazi Imana igize 2025, ndashaka ko uza gushyiraho point d'interrogation kuri izo mbabazi Imana igiriye abanyabyaha, Imana igiriye igihugu, imbabazi Imana igiriye abatuye isi, imbabazi Imana igiriye abarokore, imbabazi Imana igiriye abitwa ko badakijijwe. Mu yandi magambo, ni Imana ifite imbabazi nyinshi itugiriye. Twabonye imbabazi z'Imana 2024. Kuba utarapfuye ni ukubera imbabazi z'Uwiteka. Kuba Uwiteka akiguhagazeho, utekereze nawe uyu munsi wa none. Hari umuntu ejo twasenganye turi mu masengesho, aravuga ngo ndashimira Imana ko yamishe ikandinda gutengwa. Ni ukuri pe, hari abantu batatenzwe kandi ari abanyabyaha. Imbabazi z'Imana zirabatwikira, zirabahisha. Abapasiteri ntibabatenga kandi ari abanyabyaha. Ntabwo ari ugushyigikira yuko abapasiteri badatenga, ariko kandi nanone icy'ingenzi si ukugutenga, ahubwo ni ukukubwiza umwuka w'ubugwaneza, akareba ko wahindukira, cyane ko ari izo nshingano z'abashumba buriya bakora. Nta kuba batagize, iyo bafata umwanzuro wo kugutenga uburyo uba warananiranye. Rwose ni ababyeyi beza. Yashimye Imana rero ko ubwo urumva yari yarakoze amadega menshi, akaba abona ko umwaka ugiye kurangira batamutenze. Ariko nubwo wenda mu isi batamutenze, ariko buriya mu ijuru bashobora kuba baramutenze rwihishwa, aba atabizi, agakomeza kwitwa ko ariho ariko atariho. Niko Yohana yavuze mu byahishuwe Yohana igice cya 3, aravuga ngo nzi ko ufite izina ry'ukuri, ariko uwamaze gupfa wabaye intumbi, uri intumbi ugenda, ariko witwa kuri umukristo, ariko mu ijuru bareba ubukristo bwawe bakabubura. Mu yandi magambo, nawe ushimira Imana ko batagutenze, cyangwa se ushimira Imana ko nawe igihumeka ukiri mu murimo w'Imana. Nanjye ndashimiramo Imana ko yabanye nanjye. Uyu mwaka ntabwo wanyoroheye, wambereye umwaka utari mwiza ku buzima bwanjye mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ndashimira Imana rero ko nanjye nkiri umukristo, mbasha guhagarara imbere y'abera b'Imana nkaganira nabo ijambo ry'Imana. Si uko nakiranutse bikwiriye mu maso y'Imana, n'imbabazi z'Imana. Reka nkubwire ko Imana izo mbabazi yatugiriye, ikaturinda, ikaturokora, ikaturindira imiryango. Izi mbabazi z'Imana ntabwo zavuyeho. Ndashaka kubwira ikintu gikomeye. Imana ifata Abisirayeli, irabareba, ibona ibyaha byabo, ibona ko bakabije gukabya ibyaha. Ibwira Yeremiya, iramubwira ngo Yeremiya we, fata umushumi, nurangiza ugende ucukure impande y'uruzi rwa Ufurati. Uyu mushumi nurangiza uwutabemo, nyuma y'igihe nzakubwira, usubireyo kandi nzakubwira ikizakorerwa uwo mushumi. Yeremiya arawufata, aragenda arawutaba impande y'uruzi rwa Ufurati.
amaze kuwutaba hashize igihe ijambo ry'Imana rimugarukaho riramubwira ngo yewe Yeremiya we, subira ku ruzi Ufurate, nugerayo urebe wa mushumi uko nawuguhaye uko uzaba umeze. Yeremiya ngo agezeyo asanga umushumi uko yawuhawe siko ukimeze, waguye ingese, waranangiritse, wamaze kuba mubi. Uku niko Imana yaduhamagaye turi beza, umwaka urashize, ushize twari beza, ariko harabura amasaha makeya, birashoboka ko wakwiyangiza ugahita umera nk'uriya mushumi. Cyangwa se hari ibyakwangirije, wamaze kwangirika, wabaye nk'umushumi nawe. Yeremiya ngo yagiye ngo asanga umushumi wamaze kwangirika bitewe n'igihe umaze muri ubwo butaka, upfukiranye, nta wawubwira neza, nta wawukorera isuku. Mu yandi magambo, mu buryo bwa gihanuzi, uyu mushumi uragereranywa n'Abisirayeli. Aba Bisirayeli bari baramaze kuba mu buzima busa nkaho bwo kwirara, ariko kandi Imana ibagereranya nk'abantu bamaze gupfa. Iyo ikintu gitabwe mu butaka kirangirika kuko nta buhumekero kiba gifite, niko aba Bisirayeli nabo bari bameze. Rero bari baramaze kwangirika mu buryo butangaje cyane. Imana amubwira ngo uyu mushumi uko ubona n'ubwoko bwa Isirayeli bwariyangije, bamaze kumera nk'uwo mushumi wangiritse, ariko kandi ndi Imana, kubera ko bamaze kwangirika afite imbaraga zo kubagenza. Sinzabababarira, ndi Uwiteka, nzafata abana babo, nzafata abagore babo, nabo ubwabo nzabica, ntabwo nzabagirira imbabazi kubera ko bamaze kwiyangiza. Yeremiya arabireba abona birakomeye, bituma Yeremiya ajya gusenga. Yeremiya asenga isengesho rikomeye. Nuzasoma neza, Imana yafashe icyemezo, bamwe bateza inzara, abandi bateza inzoka zibacira mu butayu, ariko ikintu gikomeye Imana yakoze nuko yabeteje inzara. Inzara iragenda yica Abisirayeli, bicwa n'inzara. Yeremiya ngo abirebe, ahita asenga amasengesho yarimo amaganya. Ni nayo mpamvu kiriya gitabo cy'amaganya ya Yeremiya cyari cyuzuyemo ibintu by'imibabaro. Harimo amasengesho y'amaganya, harimo n'amasengesho yo kwinginga Imana, yo kugira ngo Imana yisubireho, kuko yari yamaze gufata icyemezo cyo kubona Abisirayeli barengije avuga ngo nzabarimbura. Bamwe bicisha inzara, abandi bahondera mu butayu, abandi ikajya imanura urubura. Imana yakoze ibintu bikomeye, ikajya ibicira mu butayu kubera ibyaha byabo. Hari abo yatezaga mugiga. Imana iravuga ngo Abisirayeli banze kunyumvira, reka nanjye nkwereke icyo ngiye kubakorera. Yeremiya rero ngo arabireba, asenze ari kuganya igice cya 5 cy'amaganya, uhereye ku gice cya 4, arebye ukuntu abantu bari kwicwa n'inzara. Igice cya 4 umurongo waho wa 9 hari amagambo avuze ngo uwicwa n'inkota, abicwa n'inkota bapfa neza kuruta abicwa n'inzara, kuko abo bapfa urupfu n'agashinyaguro babitewe no kubura umwero w'imirima. Aya magambo Yeremiya ayavuze kubera ko bari babuze ibyo kurya. Aravuga ngo Uwiteka we, maze kubibona ko abicwa n'inkota bo baba bapfuye urupfu rwiza kuruta abicwa n'inzara, kuko abicwa n'inzara bo bapfa urupfu n'agashinyaguro. Bivuze ngo barabanza bagapfa, nyuma bagashinyagurika, bakazira ko babuze umwero w'imirima. Iyi yari inzara mbi Imana yari iteje Abisirayeli, ngo barapfa barashira. Yeremiya rero ngo arasenga, yinginga Imana ayibwira ngo Mana, watubabarira ukatugirira imbabazi. Nusoma iki gice cya 4 ku murongo wa 10, hari amagambo avuze ngo abagore b'imbabazi bafasha abana babyaye, barabateka mu byo kurya byabo igihe umukobwa w'i Siyoni arimbutse. Urumva inzara Imana yari yateje Abisirayeli kugeza ubwo umugore afata umwana we akamutema akamurya. Bivuze ngo baramubagaga bakashyira ku ntumbazi ko babigenzaga, ariko abana babo barabariye, bariye abana babo. Ibi nabyo mu buryo bwa gihanuzi. Ubundi abana hari icyo bashushanya, n'uyu mugore hari icyo ashushanya. Ubundi umugore ashushanya itorero, hanyuma abana bashushanya umwuka wera. Mu yandi magambo, kubera ibyaha byabaye byinshi mu Bisirayeli, bafashe itorero ry'Imana. Ntabwo munyumvishije. Itorero ry'Imana abitwaga ko ari abana barabirukanye, umwuka wera bamukuye mu itorero. Usanga umwuka wera atagihari, yarimutse, yarigendeye, kubera babariye umwana wabo. Munyumve neza. Yeremiya arababara, itandika amaganya ya Yeremiya igice cya 5 umurongo wa 20. Aravuga ngo Uwiteka we, niki gitumye twirengagiza igihe kirekire kireshya gutya?
aravuga ngo utwigarurire natwe tuzaba tukugarukiye, utugarurire ibihe byacu bibe nk'ibya kera. Yeremiya yinginga Imana arabwira ngo tugarurire ibihe byacu. Mu yandi magambo yinginze Imana yisaba imbabazi. Imana iraceceka iramwihorera. Haleluya. Uwo ni uwa mbere, Imana irituriza. Umugabo bita Nehemiya we amaze kubona ko bamaze kwinjirirwa n'izindi mbabazi n'izindi mbaraga, harimo imbaraga za Sanibalati na Tobiya na ba Geshemu bari bari gushaka gusenya umurimo w'Imana, kandi muri icyo gihe cyari gikomeye. Abisirayeli bari baragomeye Uwiteka. Nusoma neza Nehemiya igice cya 13 umurongo wa 4 urahasanga buryo ki inzu y'Imana bari barahindanije, ndetse baragenda n'ubuturo bw'Imana barabwangiza, bikozwe n'umugabo bita Eliyashibu. Uyu mugabo ngo Nehemiya ubwo umwami Aritezeruzi w'i Babuloni yamutumagaho akamubwira ngo aramukeneye, uwo bita Nehemiya yafashe urwandiko arusigira Aritezeruzi, aramubwira ngo ntuzakore ikosa, uzarinde inzu y'Imana kandi ndayigusigiye. Ayimusiga mu maboko, ariko ngo agitarabuka Aritezeruzi Prito Eliyashibu akora ikintu gikomeye, arangije ngo acudika n'abanzi b'Abisirayeli, abizi neza ko batagira impuhwe. Bamaze gucudika nta kindi cyabayeho, ngo aba banzi b'Abisirayeli ngo basahuye inzu y'Imana, ngo ari amaturo, ari intwaro zabikwaga zo kurwanisha, ibintu byose baragenda bahindanya inzu y'Imana. Ngo Nehemiya ngo abyumve, haleluya, asenga amasengesho akomeye, abanza kwibutsa Imana, arabwira ngo Uwiteka we, reka nkubwire ko Abisirayeli bashonje wabahaye manu mu butayu, kandi ndagira ngo nkwibutse ikintu gikomeye. Bari muri kiriya gihe kigoranye cyo kugeragezwa na Farawo umwami wa Egiputa, hari ikintu wakoze, wajya kubagaburira manu n'ibicwaga n'inzara. Bashonje ubahi amazi, bari mu butayu ubakurira amazi mu rutare. Uri Imana yakereye kubabarira, ndetse bakoze ibyangwa n'amaso yawe, nibyo baracumuye, ariko wowe kuko uri umutunzi w'imbabazi nyinshi ntiwigeze ubajugunya. Ndashimira imbabazi z'Imana. Nemera uvuga ngo uri Imana yakereye kubabarira, itinda kurakara. Ndagira ngo nkwibutse ko Abisirayeli nubwo bakoraga ibyangwa n'amaso yawe, uri Imana ibabarira, wakwemera kugira izindi mbabazi. Ndashaka ko twinginga Imana ikongera ikatugirira izindi mbabazi. Sinza kukubwira ngo 2025 Imana iguhayemo umuceri, ngo Imana iguhaye viza, ahubwo turashaka kwinginga Imana yatugiriye ibambe 2024 n'ubundi yongere iduhe imbabazi zayo. Imbabazi zayo zitutangize 2025 mu kwa mbere kuzarinda tuwushoje, kubera ko hatabaye imbabazi z'Imana. Ngo Imana itugirire ibambe nk'Abanyarwanda, Imana itugirire ibambe nk'abatuye isi, twese yaturimbura kubw'ibyaha bikabije, ariko kubwo ari umutunzi w'imbabazi nyinshi nitugirire ibambe rindi. Haleluya. Nehemiya abwira Imana, arabwira ngo ma ikindi, wibuka cyagiye bari kumwe na Mose avuye ku musozi, avuye kuvugana nawe, ngo ubwo baremaga igishushanyo cy'inyana bagikoze mu mazahabu. Mose ngo arabireba, amena ibisate by'amabuye byari byanditseho amategeko 10. Uburakari buramufata, urabyibuka, akomeza asenga, abwira Imana ngo Mana, nibyo barakosheje bakora ibyangwa n'amaso yawe, kugeza igihe bafashe Imana barayirukana, biremera igishushanyo cy'inyana, Prito cy'ikimasa, bavuga ko ariyo Mana yabo. Ngo ariko wowe kuko uri Imana ifite ibambe n'imbabazi, haleluya, kuko uri Imana itinda kurakara, reka nkwibutse ko utabajugunyanze, ntabwo wabataye, wabagiriye neza, ukomeza kugendana nabo. Umva imbabazi, haleluya. Umva imbabazi z'Imana. Ititaye kuri umunyabyaha yagendanye nawe, ititaye ku kiranuka yagendanye nawe, ititaye kuri umurozi yagendanye nawe, ititaye ku buri cyiciro cyose Imana yagendeye igendana na buri muntu wese, itagize ikintu yitaho. Ubu Imana niyagize imbabazi. Kuba warariye uyu mwaka wose ntujye kwa muganga, abandi inzoka zikabarya, abandi bakarwara mu nda, igifu, abandi bakarwara za hypertension, za diabete n'ibindi bitandukanye, wowe ukaba ukiri muzima, urumva atari imbabazi? Reka dushimire imbabazi z'Imana. Haleluya.
kabiri, Yesu agereranya ubwami bw'Imana, acira Abisirayeli umugani, cyangwa se acira ubwoko bw'Imana umugani. Arababwira ngo ubwami bwo mu ijuru bugereranywa, Imana ishimwe, n'umuhinzi wasohoye imbuto ye, afata icyo bita uruzabibu, ararutera, ararucukurira, aragenda atera uruzabibu mu mutini. ngo amaze kurutera akora ibishoboka byose ngo arebe ko rwazera imbuto, ngo ararutabirira, ngo ararufumbira, akajya anarwuhira. Mu yandi magambo, ibi uyu muhinzi yarabikoze, yakoze planification. Arangije uyu muhinzi navuga ko ari nka enjeniyeri cyangwa se enjeniyeri mu buhinzi, akoresha abahinzi bandi. Tuvuge enjeniyeri aba afite abayede, munyumve kugira ngo iri jambo muryumve. Enjeniyeri yapatanye inzu ntabwo ari we ayiyubakira, akora action plan cyangwa se akora igenamigambi, akora devi y'inzu akabishyiraho. niwe ari gukora ibintu bikomeye. iyo arangije ashyiraho abayede n'abakapita cyangwa abasupervisor bazagenzura umurimo uko uzakorwa. uyu rero nubwo bari gukora ariko biri kwitirirwa enjeniyeri. uyu muhinzi rero ndamushushanya nka Kristo, ndamugereranya na Kristo. afasha aba bahinzi abohereza mu uruzabibu. ni iki uru ruzabibu? ndarugereranya n'abantu b'Imana, aribo twebwe. Imana nishimwe ngo uru ruzabibu uyu muhinzi nta kintu atarukoreye. mu kwa mbere yararugaburiye, mu kwa kabiri ararwuhirira, mu kwa gatatu aratabira, mu kwa kane aruha akazi, mu kwa gatanu arwubakira inzu, mu kwa gatandatu akora ibishoboka byose, mu kwa karindwi arurinda indwara, arurinda gupfa, mu kwa munani aruha minerivare, mu kwa cyenda arwuriza indege rujya mu mahanga, mu kwa cumi nuko ntacyo atakoze uyu muhinzi. ngo ariko ngo yiringiraga ikintu gikomeye. izo mvune zose yavunitse yiringiraga ko ruzera icyo bita inzabibu n'imbuto, donc kwera imbuto nziza. ngo ariko ngo ashaka umwaka wa mbere arushakaho imbuto arazibura, n'umwaka wa kabiri bigenda bityo abura imbuto. imbuto zirabuze muri karitsiye aho utuye, mu makorari mubamo imbuto zirabuze, mu kazi mubamo ka buri munsi, mu bashumba batandukanye, mu bapasitoro. ndabivuga ntacyo bintwaye cyane ko ibyo ndebesha amaso yanjye ni byinshi. mu bavuga butumwa imbuto zirabuze, mu bahanuzi imbuto zirabuze, mu bitwa ko bakorera Imana imbuto zirabuze. ngo arashakisha, ashaka urubuto ararubura. uyu muhinzi ngo afata icyemezo, aravuga ngo ngiye kurimbura uru ruzabibu. rurakomeza kunyunyiza iki butaka, kunyunyuza ni ukurya ariko udakora. buriya hari akantu kitwa karegeya burya kakaza ku rutoki. tugira intoki 5 ariko hari akantu kitwa karegeya kaza kakiyomekaho. kano karegeya ni keza, ubona ari agasirimu, ntigahinga. niyo ufashe isuka, umuhini w'isuka ntabwo gasigara karegarega, ntigashobora gutanga icya 10 n'amaturo, kararegarega. kandi ubugome bw'aka karegeya gakenera kuza kunyunyuza amaraso. kunyunyuza doke ni ugukonsuminga, gufata izindi ntoki zavunikiye, kagashaka kubaho ariko kadakora. niko gateye rero. n'uru ruzabibu niko rumeze, ntirushaka ko rwera ariko kugashaka kurya. mu buryo bwa gihanuzi ababisirayeli bakeneye kuba ariko ntibashaka gukiranuka. imbuto zirabuze mu buryo bwose. izi mbuto zarabuze 2024, ariko umva ikintu gitumye Imana ibabara. kubera ko Imana yabuze imbuto ngo ifate icyemezo cyo kurimbura uru ruzabibu. abahinzi baritambika, baravuga ati uru ruzabibu n'ururimburi, reka twongere tugerageze turuhingire turebe. uyu ni Yesu n'imbabazi za Yesu. dushimire Yesu witambitse, aho ngo ni muhave. mu yandi magambo, Imana ifata icyemezo cyo kurimbura isi kubera ibyaha biri gukorerwa mu isi. Kristo aritambika, aravuga ngo rureke uyu mwaka wa 2025 nawo ndebe ko hari abava Kadrake, ndebe ko hari abava iriya, ndebe ko hari abava iriya,
ndebe ko hari abava i Burayi bakirijwe, ndebe ko muri Amerika bakizwa, ndebe ko i Burundi no muri hano hirya mu Bugande na Kongo n'ahandi duturanye na Tanzania, ndebe ko nibuze nahabona abakiranutsi bakera imbuto. Reka uyu mwaka no mbagirira imbabazi. 2024 dushimira imbabazi z'Imana, ariko na 2025 Imana igize imbabazi. Ariko aka kantu navuze ntangira, mwitonde, izi mbabazi ntizizahoraho. Imana avuze ngo igihe kizagera uru ruzabibu azarurimbura. Imana avuze ibwira Yeremiya iramubwira ngo nzabarimbura, ntabwo bigeze bakiranuka. Reka rero mbasabe mwitondere izi mbabazi Imana itugiriye. Nibyo igize imbabazi, igize imbabazi mu gihugu, igize imbabazi mu bantu benshi, igize imbabazi ku isi, igize imbabazi mu itorero, ariko izi mbabazi ntabwo zizahoraho. Igihe kizagera Imana ivuge ngo kize iherezo ku mbabazi najyaga mbagirira byo gutwara itorero. Imana ikomeze ituganze, mwakira imbabazi z'Imana, ariko ntizizahoraho. Igihe kigiye kuzagera Imana ikoreye imbabazi. Uyu ni umunsi wo gukirizwamo, ni umunsi wo kubera amaso ubugingo bwawe, ni umunsi w'imbabazi z'Imana. Ndagira ngo mwifurize kwakira imbabazi z'Imana, ariko ndanakubwira ngo bera amaso ubugingo bwawe. Reka dufatikanye gusenga dushimira imbabazi. Niko Nehemiya yavuze ngo bashonje Imana ibaha ibyo kurya, ntiyigeze ibata, ntiyabajugunyanze, ikajya igenda ibababarira, kuko ari umutunzi w'imbabazi nyinshi. Izi mbabazi Imana irazigize 2025. Imana ikugirire ibambe. Turagushimiye mwami wacu, uri umunyembabazi. Ntabwo ari ubwa mbere waba utubabariye. N'ubu kuba turi kuvuga imbere ya kamera ni imbabazi zawe, kuba turya ni imbabazi zawe, kuba twambara ni imbabazi zawe, tubaye muri Kigali kubw'imbabazi zawe. Haleluya! Turagushimiye kubw'imbabazi wakize neza, ubabarira Abanyarwanda mwami, ubabarira Abakongomani, ubabarira Abarundi, ubabarira Abatanzania, ubabarira Abaganda, ubabarira ibihugu duturanye. Afurika yose warayigiriye ibambe, utitaye ku byaha twagiye ducumura. Ugiye kureba buri kamwe kose warara uturimbuye, ariko uri umutunzi w'imbabazi, ntuhabwe icyubahiro. Mana, n'ubu ndi kuvuga mu byo navuze hagaragayemo amafuti, ushaka wahita unyicira imbere ya kamera, ariko ntiwabikora, ugira imbabazi. Ndabizi ko uri Imana itagira amafuti, uri Imana yera, ntabwo twakwera nk'uko ubishaka. Twebwe turi mu isi turacumura, imitima yacu ijya kure yawe, ibyaha byo mu ntekerezo, ibyaha byo mu migirire. Turi abanyabyaha, twuzuye ibyangombwa by'abanyabyaha, ariko kubw'imbabazi ugira, sabiye imbabazi abantu bose bagiye bakiranirwa 2024 guhera mu kwezi kwa mbere kugeza kuri aya matariki 31 z'ukwezi kwa 12 2024. iri reste le minute, hasigaye minota gusa kugira ngo umwaka urangire. Twibutse ko tutakiranutse, twibutse ko Bigirezo TV tutagukiranukiye abakunzi bayo. Dusabye imbabazi, nanjye ndabasengeye nka siwo wayo wa Bigirezo TV. Natuye imbabazi kubera b'Imana, ndabasabira imbabazi mwa, kandi ukibabarira. Sabye ko na 2025 twazasharirwa n'imbabazi zawe, cyane kuri umutunzi wazo. Tugirira ibambe n'imbabazi, kandi duhaye agaciro amaraso ya Yesu, duhaye agaciro mwami wanjye, tuguhaye agaciro Yesu. Turagushimiye ko wemeye kumena amaraso kugira ngo tubabarirwe. Ngaho ntuzabane natwe abakunzi ba Bigirezo TV, abatarabonye uburyo 2025 bizemere, abataragize uburyo bwo kubaho bakabaho mu buzima bugoranye. Ndinginga Imana ngo uzagira ibintu uhindura mu izina rya Yesu. Yicano ndayisengeye Mana, utanga ibikoresho, kameramani ndayishaka Mana, mashini ndayishaka mu izina rya Yesu Kristo. Ndinginze Imana ifite ububasha mu izina rya Yesu, ndirukana umwuka w'ibyaha kuri Bigirezo TV. Abakunzi bacana Bigirezo TV ubarinde ibyaha, kandi dukomereza amaboko, uduha uburyo, utwagure igikundiro n'igitinyiro by'Imana bikomeze urakoze kuri kumwe natwe, kandi uzadushoboza. Umurimo ni wawe uhereye none ukageza iteka ryose, mu izina rya Yesu, amen. Reka ngushimire wowe wabanye natwe 2024 jusqu'à maintenant. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous protège, que Dieu vous donne que ce que vous avez besoin. Imana iba ibyo mukeneye byose. Imana ibarinde, Imana ibaprotege, barinde kandi cyane, barindira imiryango. Imana yo mu ijuru ntikabime icyo musabye, ijya ibaha icyo musabye cyose ku buzima bwanyu. Ibi nibyo mbifurije, ndabakunda cyane, murakajya mu ijuru. Kamvuga ngo bonane, umugisha w'Imana ubane namwe. Reka dusoze twumva aka karirimbo
ka bonane dije nadushyiriremo bonane. Nanone dore umwaka urashize n'undi uratashye. Uyu ni umuririmbyi w'umunyarwanda yaririmbye indirimbo aba ngo dore nanone dore umwaka urashize n'undi uratashye. Dushimira Imana ikiduhagaritse. Imana ishimwe rero, mbifurije kuryoherwa n'Imana, izabane namwe kandi ndabakunda. Yesu abahe umugisha. Nanone dore umwaka urashize. Imana umugisha mu izina rya Yesu. Haleluya. Nanone dore umwaka urashize kandi. Dore umwaka urashize. None turatashye. Twongere twishime, tunezerwe, dushimire Imana Nyagasani ikiduhagaritse, tukaba tugejeje aya magingo. Haleluya, haleluya. Imana ishimwe. Dore umwaka urashize kandi n'undi uratashye. Twongere twishime, tunezerwe, dushimire Imana Nyagasani ikiduhagaritse, tukaba tugejeje aya magingo. Imana ihimbazwe. Ntacyo twatanze dukunde turame, n'abataragize ayo mahirwe nabo si ku bwabo, kuko ntawanga kuramuka. Yego. Haleluya. Tanze we dukunde turame, n'abataragize ayo mahirwe nabo si ku bwabo, kuko ntawanga kuramuka. Rekeraho ndije, reka dushimire abakozi bacu, tubabwire ngo namwe mwabuze abanyu mukomere. Ntabwo ariko mwifuza ko abanyu batambuka batabaruke, ahubwo ntawanga kuramuka niko umuririmbyi yaririmbye. Nta nicyo twatanze ngo dukunde turambe. Reka rero mbashimire, mbabwire ngo muzagira umwaka mushya muhire, kandi 2025 n'umwaka wo gukora cyane, n'umwaka wo kunezerwa n'Imana, n'umwaka w'imbabazi z'Imana. Mwakira imbabazi z'Imana. Reka mvuge ngo caho caho, hasta la vista, I love you everybody, amen.